ibyabereye i Kigali akabibwira ko mwibuke ko mama Bishop iraho Bishop nari mfite ikibazo cy'inyatsi nkorera amafaranga menshi nkageza Uganda za hehe yego naza amafaranga simenye yagiye ariko maze kwegera umushumba Bishop Arimana Jean Bosco akazi nakoze kangira akamaro nayo za Uganda nagomeje njya amafaranga mvanye kangira akamaro bashe kubaka ubuzima burahinduka abana bariga neza ngura amamodoka abana bariga amashuri meza ubu ufite imodokari mfite imodoka yanjye wow yego ubona cyaka n'indi ya kabiri hari imwe ko ndenda kugura n'indi ya kabiri tamaye nkaba narabashije kubaka amazu yego narakodeshaga ubu ndakodesha abandi nanjye mfite imiryango nkodesha abandi amazu arimo amakaro ibipangu n'ibipangu Harerimana Jean Bosco ariwe mushumba mukuru wa Zerafati navuga ngo aremewe yubahwe aremewe pe aremewe yemewe ati mwumva aka kantu abakristo baragiye barikora urukiko rubura parikingi abakristo baramanutse baraza ahantu hose none umva twarumiwe niwe mushumba niwe muntu tugiriye mu rubanza tukabona ko afite abantu pe afite abantu kandi bakomeye bafatika bafatika wowe umeze neza ndagira ngo ukomeze ugubwe neza kandi nawe utameze neza wihangane niko isi imera nta wundi ni Bobo ubasuhuza yego tuje rero mu makuru mu gace k'amakuru amakuru arimo aravugwa amakuru ari gucicikana amakuru agezweho hari amakuru menshi cyane amakuru ni menshi hari no munsi ku itariki 31 twiriwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho haberaga imanza zigiye zitandukanye harimo urubanza rwafata ku mavuta ndetse na Miss Muheto wa Nyampinga 2022 aho baburaniraga ariko habereye dushya hari uwo wafungiweyo uwitwa Yakamwana yabashe gufatirwa kuri urwo rukiko arafungwa nawe yajyanwe kubera guteza akavuyo ariko yasinze yes ariko uno mwanya andi makuru agezweho yuko tugiye kubabwira inkuru ya Bishop Harerimana ndetse n'umudamu we Bishop Harerimana n'umugore we barekuwe by'agateganyo please ni by'agateganyo ubwo Bishop Harerimana n'umugore baregwa ibyaha bibiri byo kwiha mbere cyo kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya ubwo yamaregwa ko hari umuntu yaba yaraririye miliyoni 10 ariko kandi akazaho n'ikindi cyaha cyo gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukoza soni kuri izi miliyoni 10 amakuru bivugwa ko hano hanze birimo biravugwa ko bashobora kuba barasanze izo miliyoni 10 mu mafaranga yatanzwe yaregwaga bidahura ntazo ikindi ku mafoto y'urukoza soni ikintu ukuntu amakuru arimo aravugwa hano hanze ntabwo aya mafoto y'urukoza soni reka nzibabarire rero mutera agataburete ubundi nzibabarire neza tugenda tuyatohoza buhoro tukaba ngo reka tuze twicare tubwire abanyarwanda n'abatuye isi yose ukuri kwabyo nuko bimeze umuntu umwe uri mu rubanza batubwiye ko yahawe izina ryitwa MA mu rwego rwo kubungabunga umutekano we kuko ntabwo yifuje ko yamenyekana ariko biravugwa yuko uyu muntu ashobora kuba ari mu bare n'abategarugori
ubwo tuvuze abari n'abategarugori ntabwo tuba tuzi ko ari umukobwa cyangwa ari umudamu, ariko ari mu bari n'abategarugori baba baragiriye urukundo Harerimana Jean Bosco. Amaze kumugira urukundo aza kuvuga ngo yigira inshuti y'umuryango cyane, noneho uwo muntu akazajya agenda ibyabereye i Kigali akabibwira ko mwibuke ko mama Bishop Jane abi Rubavu maybe umugabo agakorera inaha akaba inaha muri Kigali. Ibibereye hano byose muri Kigali mama Bishop akabimenya, baza kugirana ikibazo cyo kutangira kugirana conflict mu miryango, bivugwa ko Bishop ashobora kuba yaca inyuma umugore we. Ariko Bishop aza gufata wa muntu wa mware ME ko bamwise ME akazajya yikundishwa cyane kuri Bishop, afata video yambaye ubusa ayohereza Bishop asa nk'umubwira ko amwifuza. Bishop nawe afarahindukira afata ya video ayisendingira umugore amwereka ko nta kibazo atajya muca inyuma, mu rwego rwo kugaragaza ibimenyetso ko atajya muca inyuma. Noneho Bishop ayimwoherereje, namwe abadamu murizi uburyo mufuhamo n'uburyo mumera. Umudamu nawe arayifata ayisubiza kwa nyirayo, aravuga ati ubwo wenda ibyaherekejeho bindi nibyo tutazi. Rero ME abona ko bishobora kuba bigiye kumubera bibi, arangije atanguranwa kurega avuga ko ubwo sinzi ibindi bavuganye nayo dufite tugenda dutoragura, no gutoragura ni muri biravugwa simzemeje, ariko ni muri biravugwa ko ikibazo ari uko cyaba giteye. Bishop Harerimana n'umudamu we Mukansengiyumva Jane baje gufatwa batarugwa muri yombi, ari ibyo byaha bibiri baregwaho. So ku itariki 24 nibwo urubanza rwasubitswe bwa mbere, nibwo baba bari kuburana ku itariki 24 Ukwakira, basaba ko Bishop urubanza rusubikwa. Rumaje gusubikwa, basabye ko rwasubikwa kuko ibimenyetso byari bituzuye. Aho baremeye turinjira, ariko ku itariki 29 nibwo urubanza rwagomba gusubukurwa. Ubushinjacyaha busaba ko urubanza rwabera mu muhezo. Twagiye rwose turamanjirirwa, tumererwa nabi, tushakisha nyine, twakoze inkuru yo kuvuga ngo rwabereye mu muhezo. Ariko tuza kumenya ko ruzasomwa ku itariki 31 ariho uyu wa kane. Ego. Rero urubanza rwaje kugeza igihe tumenya amakuru yuko Bishop Harerimana ndetse n'umugore we baba barekuwe by'agateganyo. Kuri uyu wa 31 Ukwakira, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umushumba wa Zerafati Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore Mukansengiyumva Jane barekurwa by'agateganyo. Barekuwe nyuma yo gutanga ingwate y'inzu ihagaze agaciro ka $60,000,000, na nyuma yuko kuwa 29 Ukwakira 2020 urukiko rwari rwemeye icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko urubanza rwabera mu muhezo. Impamvu ubushinjacyaha bwasabye ko kuburanira mu muhezo si Bishop wabisabye, ni ubushinjacyaha bwabisabye, ariko biturutse kuri ME wareze. Byari biturutse kuri ME wareze, kuko we yaravuze yasabye ko urubanza rwabera mu muhezo, kuko atifuzaga kugeza n'uno mwanya, atifuza ko imyirondoro ye imenyekana.
nakane atari ariko se tujye tubwizanya ukuri mbere tubwizanya ukuri ni gute uvuga ngo ngiye kurega umuntu ubizi neza ko bizavugwa ukaba utifuza we kugaragara nkawe wareze urumva ahantu nta tuntu tuba turimo ukuntu okay kuwa 20 so rero Bishop Herimana n'umugore Mukansengiyumva bakurikiranweho ibyaha bitatu birimo kwiyesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya gukangisha gusebanya no kukwirakwiza amafoto y'urukozasoni yego ni bibiri ni icyaregwa rero igitumye ntera gatebe muri uno mwanya nkavuga ni iyi nkuru ndayivugaho yuko urukiko rwagize gute urukiko rwanzuye ko Harerimana Jean Bosco agenda ariko ataha agasubira mu buzima busanzwe by'agateganyo ubwo ntago tuzi igihengo cy'agateganyo n'iryari ariko ntabwo batashye ntabwo batashye ahubwo habayemo ikibazo cya systeme bagiye kwishakisha bagiye gutora umuntu kuko twavuye ku rukiko tumenya amakuru ko arekuwe tuhita tujya rero hafungiye kuri station ya police Kimihurura ara ku murenge wa Kimihurura tugezeyo baratubwira ngo hashize akanya ati umuntu mwaje kureba ntimumucyura ati se kandi bigenze gute kandi urukiko rwamurekuye bati impamvu mutamucyura systeme urukiko ntago urashyira muri systeme ifungurwa rya Harerimana Jean Bosco mwibuke yuko urubanza ntago ari urubanza baburanaga mu mizoya baburanaga ifunga n'ifungurwa kuko ubu tuvugana urubanza rwo ruracyakomeje ariko azakomeza ari hanze turibaza Bishop ko yaratashye tumwiteguye habaye iki dusanga nyine ni systeme itari bataye bishyize muri systeme batabishyizemo birangira Bishop Harerimana n'umugore we bongeye kugira gute bongeye kuraramo bongeye kuraramo uno mwanya ntabwo batashye ariko rero ibintu byaranze cyane hariya baje kumutorera haje abantu benshi cyane benshi ba Zarafati baje koko ku bwinshi baje kureba umubyeyi wabo birangira ariko batamucyuye ubwo ndibaza nimba ari butahe muri iki gitondo cyo ku itariki ya mbere sinibaza wenda karibwo ari butahe ariko gutaha ko agomba gutaha yuko nyine habayemo ikibazo cy'uko Harerimana Jean Bosco adatashye atarekuwe kubera nyine systeme mwiriwe neza ni Bobo narindi mu kiganiro wenda si ngombwa ko wivuga izina narindi mu kiganiro kugira ngo wenda tuvuganeho gatoya nawe uri umukristo wo muri Zarafati Holy Church inkuru imaje gusa yasohotse ko Bishop Harerimana Jean Bosco ariwe mubyeyi wanyu muhamagara Daddy ariko ndetse n'umubyeyi Jean babashije kurekurwa by'agateganyo iyo nkuru nk'abakristo mwayakiriye mute twayishimiye cyane kubona ababyeyi bacu babashije gusohoka
bakaba baje hanze Mm. bakaba bari barafunzwe mu buryo butumvikana Mhm. bazira ubusa, Mm. ariko Imana dusenga tubonye ko ikora. Imana musenga irakora, ariko ndibaza wenda nkubaza nk'umukristo muri Zarafate, mwagiye mwitabira cyane, dore ko na mukanya mu kujya kumufata hariya Kimihurura mwaje muri benshi. Buriya bumwe Bishop yakoresheje iribihe banga ryo kugira ngo mugire buriya bumwe mufatikanye mu mube hafi bingana kuriya? Urabona ko mu rusengero dushumbiye na Bishop Imana Jean Bosco, yadusenya tubona ibyiza byinshi mu rusengero, tubona abari afite uburwayi arabasengera barakira, abari afite inyatsi arabasengera inyatsi zivaho, tubasha guhindura ubuzima aho twagize ubuzima butameze neza, ubuzima bwacu burahinduka, yego, tubasha kubaka amazu, tugura amamodoka, bamwe bari afite imitima itari myiza irahinduka. Wow, yego. Ibyo tubikesha Bishop Imana Jean Bosco. Ese ni mubikesha Bishop cyangwa mubikesha Imana imuri mukoreramo? Imana imuri mukoreramo. Yego. Ni nk'ikihe gitangaza wenda kimwe kuri wowe Imana yaba yaragukoreye utashobora kwibagiraho Bishop? Nari mfite ikibazo cy'inyatsi, nkorera amafaranga menshi nkageza Uganda za hehe. Yego. Naza amafaranga simenye yagiye. Ariko maze kwegera umushumba Bishop Imana Jean Bosco, akazi nakoze kangira akamaro, nayo za Uganda nagomeje njya amafaranga mvanye kangira akamaro, basha kubaka, ubuzima burahinduka, abana bariga neza, ngura amamodoka, abana bariga amashuri meza. Ubu ufite imodokari? Mfite imodoka yanjye. Wow, yego. Ubona cyaka n'indi ya kabiri, hari imwe ko ndenda gura n'indi ya kabiri. Tamaye narabashije kubaka amazu, yego, narakodeshaga, ubu ndakodesha abandi, nanjye mfite imiryango nkodesha abandi, amazu arimo amakaro, ibipangu n'ibipangu. Nanjye mu mpinzu. Nanjye ndaje inzu. Karibu cyane rwose. Yego. Ibyo byose mbikesha kuba nyuma y'amavuta y'umushumba wacu. Kandi nkaba n'umwe mu bakoramo umurimo w'Imana mu rusengero. Mu rusengero ukoramo iki? Ndi protokole. Uri protokole. Kuri uriya mwana waje gusebyarira Imana Jean Bosco ko yamujyanye kuzimu, ko dufite amakuru mwamukorana umurimo muri protokole, koko nibyo? Uriya mwana yarahigeze. Yego. Ariko tuza kubona atari umwana mwiza mu byo twakoranaga. Bigize uko tumuhagarika. Buriya yaje gusebya yarahagaritswe? Yari yarahagaritswe. Yego. Yaragikora umurimo muri twebwe ko yagendaga yikora ibintu hanze, ukagira ngo byitirirwe itorero ryacu, kandi nabwo yaranakiza, ntabwo nta makuru twari tunazi, ni kwa kundi bavutiye bashaka kuba protokole, bashaka kuba baririmbyi, yari yaje muri urwo rwego. Yego. Ni muri ubwo buryo, ni ukuvuga yari afite imico, yinjiranye imico yari afite ntiyahinduka. Niyo mpamvu atanadutinzemo, kuko aba yasanzemo barimo, haje n'abandi barimo, nta kibazo bafite. Uyu mwanya mu gihe umushumba wanyu yari afunzwe, hasohotse itangazo ry'uko urusengero narwo rwambuwe ubuzima gatozi. Kiriya kintu mugitekerezaho iki, cyangwa murimo muragikoraho iki, cyangwa mufite cyizere cyo kongera gusubirana urusengero? Nkeka ko uburyo yaba yarafunzwe ari nabyo, ni naho byo gufunga urusengero kabugambura ubuzima gatozi. Mbona ko abinjiye muri iyo gahunda ari nabo bagiye gufungisha, gutuma bavuga ngo batwambuye ubuzima gatozi. Ni akagambane niko mbibona. Yego. Ni akagambane, urumva ni ikintu kiri hamwe. Mukamwumva mufite icyizere ko mwongera gufungurirwa? Tuzafungurirwa, kuko urebye nta kintu twaba tuzira. Ni akagambane. Wenda tusa nkaho tugana ku musozo. Kuba ni ishusho ki mwari mubayeho mute muri no minsi umushumba wanyu afunze ndetse mutanaterana? Mwahuraga gute? Mwateranaga? Ese nta ntama zaba zarazimiye zatatanye kubera ibyo bintu bibiri byose kandi by'ibyago byahuriranye?
iyo byose twumvaga kiriya kibazo kigomba kuzarangira kandi Zerafati ikongera ikaba Zerafati. Yego. Twari dufite icyizere ko Zerafati izongera kuba Zerafati kandi nako bimeze. Imana asenga Imana imukoreramo. Afite Imana. Yego. Kandi usenye muri Zerafati wese yakubwira ko ubuzima bwahindutse. Harimo benshi wenda mutabashije kuvugana ngo bavuge, ariko hari benshi bafite amashimwe. Yego. Menshi. Uyu mwanya nka protokole mbona byinshi. Yego. Mu rusengero. Yego. Abantu bahakirira, abana baza cyane abana b'abanyeshuri bari bafite ikibazo barwara ibintu bya tetema ngira ngo iyo ndwara irayizi abana b'abakobwa. Yego. Abo ubu ngubu umuntu wari ubikoze yaranyonza abantu benshi cyane. Yaranyonza abantu benshi yagiye kwica ubuzima bwa benshi kubera uriya mushumba Imana yakoreshaga. Abo bana bari kuzaza basengerwa nande. Icyo kibazo cyazaga buri munsi abana baza umunsi ku munsi. Wari ufungishije Bishop uko bivugwa ko ari uwo mu rusengero rwanyu, mwaba mwarabashije kumumenya nubwo atari ngombwa kumutangaza? Oya, ntabwo namenye, numva bivugwa ariko ntabwo nabashe kumenya uwo ari we. Nk'umuprotokole umunsi mwamumenye akagaruka mu rusengero uzamwicaza? Icyo yakora yasaba Imana imbabazi y'icyo yaba yarakoze. Burya umushumba Bishop ni umuntu ukomeye n'umubyeyi w'abantu benshi. Ni nka papa wawe. Rero nubwo wafata papa wawe ukamugambana cyangwa ukamukorera ikintu kibi, kandi ari umubyeyi wakubyaye. Nari nkubajije ugambanira umubyeyi. Ubwo mumenya akagaruka wamuha ibyicaro wamuprotokora? Urabona abakozi b'Imana abantu bazi Imana. Uko yaba yarabikoze yenda ariko natwe twategereza kumufata. Twamushyira hanze tukamwumvisha ko yenda ibyo yakoze atari byiza kandi nk'umuntu usenga. Imana yamubabarira nuko n'umushumba yamubabarira. Ko numva n'umushumba wacu n'umunyemuwe arababarira. Ntabwo ibyo wabikoze yakoze wenda ibyo yakora. Yego. Bivugwa ngo uyu mwanya Bishop yatashye cyangwa ntabwo arataha? Okay. Ibyo ari byose kuba ko yarekuwe. Ahageze ariko nahageze atari yataha. Inyuma nzakava njya mu kandi kazi ariko maze kumenya ko umushumba wacu yarekuwe. Okay. Murakoze cyane, turabashimiye kubw'umwanya wanyu muduhaye. Tuzanabashaka nyuma y'ibi byishimo twumve bimvamutima zanyu noneho abantu babirebera. Tugomba guserebura ku mushumba wacu dadi wacu yatashye. Ubwo benshi niko bameze, hari benshi yenda iyo tuvuganye abaje n'abandi bakubwira byinshi birenze mu byishimo bafite. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu ni umwe mu bakristo ba Zerafati Holy Church kwa Harerimana Jean Bosco ndetse n'umufasha we Jeanne. Gusa mwabantu mwereka mbabwire, akantu kari kanciyeho, reka mbabwire. Harerimana Jean Bosco ariwe mushumba mukuru wa Zerafati, navuga ngo aremewe yubahwe, aremewe pe, aremewe. Yemewe ati? Mwumva aka kantu. Abakristo baragiye barikora, urukiko rubura parikingi, abakristo baramanutse baraza ahantu hose. None umva, twarumiwe. Niwe mushumba, niwe muntu tugiriye mu rubanza tukabona ko afite abantu pe, afite abantu kandi bakomeye, bafatika. Mukanya turi kuri station ya police Harerimana Jean Bosco kuko nago bafungiye hamwe. Harerimana yarari Kimihurura, umugore we Jeanne ari ya Godiyari i Remera. Twagiye kubona Kimihurura imodoka haruzura, bageraho bafata mwanzuro. Umukuru wa polisi aratubwira ati musohore izo modoka, habuze ukandagira watambukaga ukabona umuzerafati, watambuka ukabona umuzerafati. Bishop kabisa tujye twemera umuntu na okay. Njya mvuga ngo
icyo wasebya nk'umuntu icyo ari cyo cyose, ariko nimba afite icyo akurusha kimwubahire. Bishop Harerimana sinzi strategy yakoreshe iyo ari yo yose, nyangunda kuvuga ngo sinzi Imana asenga, ntayo nzi kuko Imana nzi ni iyanjye niyo nsenga, ariko Imana akorera na strategy akoreshamo, yubatse icyizere mu bakristo be, yarafasha bafata umutima arabagundira neza, yarabayoye yarabakamasa, yabibiye imitima we, ariko baraza akamushyigikira, baramushyigikiye mu buryo buteye ubwoba, bari benshi bakubise buzuye, imodoka zabyiganaga, wese yaburaga hakatira agira ate tuvuga iki. Ngayo nguko rero Harerimana Jean Bosco yabashije kuba urukiko rwamurekura agataha, ariko kubera systeme yajemo ikibazo ntabwo batashye, turatekereza ko bataha muri iki gitondo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ukore subscribe kugira ngo ukomeze ubone izindi nkuru zigenda zitambuka, tugenda tunyuzaho umunsi ku munsi, kugira ngo tubane umunsi ku munsi, kandi unasharinge, kandi ujye ureba kino kiganiro kirangize. Rero bakristo ba Zerafati Holy Church, ndizera muri gutegura ahantu heza tuzanywera, muzadutumira maze ko nyibwangiye munyitumirire. Yes, ariko turashima Imana muri rusange. By the way, nanjye ubwanjye ukora izi nkuru, nanjye Bobo ndashima Imana ko Bishop Harerimana n'umudamu batashye. Nukuri ni byiza, nta muntu wakwifuriza undi gereza, nta muntu wakwifuriza undi gereza, kuko gereza nyine irababaza, sindayigeramo, Imana izanamfashe sinyigeramo, ariko nyine gereza ni gereza. Rero kuba batashye ni ibyishimo, ni umunezero, nanjye ubwanjye byanshimishije, kandi nanjye ubwanjye byankoze ku mutima, nanjye nabyishimiye. Mana we, mvuga iki ndeke iki ko nanjye nezerewe. Gusa nyine Bishop hano yanyemereje, nakundi itorero rya Zerafati n'ukuntu bashigikiye umushumba wabo. Reka nkubaze mushumba unkurikiye, ubufunzwe mu rubanza rwawe yazamo bangahe mushumba? mushumba ufunzwe mu rubanza rwawe hazamo bangahe? Tabwizanye ukuri, mbwira baza uko bangana. So murakoze cyane, Imana ibamugisha, ndabashimiye wowe ufashe umwanya ukadukurikirana. Naho ubutaha Bishop Harerimana nagera mu rugo nabyo muzabimenya, buhoro buhoro muzajya mugenda mubibona. Imana ibamugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.